amabonekerwa ni gute mwumva bibafasha mu bukirisitu bwanyu, cyangwa se amabonekerwa mwumva avugwa ku mubyeyi Bikira Mariya nk'uko tuba twagiye kumva, ndetse n'ejo bundi ku mugoroba ikibeho Vicaire General wa Diocese ya Gikongoro yatubwiye amateka ya buri mukobwa wabonekewe ikibeho, nuko abantu babyakiriye icyo gihe, ukagenda ukageza kuri za komisiyo ebyiri zashyizweho n'umwepiskopi wa Butare, kuko buriya Gikongoro ya Inyaruguru hari muri Butare icyo gihe. Diocese ya Gikongoro ntabwo yari yakavutse, kuko yavutse mu 1992, kandi amabonekerwa y'ikibeho yatangiye mu 1981. muri kumva rero ko hariya Inyaruguru hari muri paruwasi ya Kibeho, nta nubwo yari yanaka nyine urukumva yari iri muri Diocese ya Butare. Batubwiye nyine komisiyo zashyizweho, komisiyo ishinzwe ibya teolojiya, kureba niba by'abana babonekerwa bavuga bitavuguza ivanjiri n'uruherekane rw'inyigisho za kiliziya. None bashyiraho na komisiyo y'abaganga, bagomba kureba niba abana ari bazima, atari uburwayi bwo mu mutwe. Bavuga ko bashyize n'umuspecialiste, nyine muganga w'umuspecialiste mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu, kugira ngo barebe ko abo bana badafite ibibazo byo mu mutwe. Izo komisiyo zombi rero zimaze gucukumbura buri komisiyo muri domene yayo, batanze raporo ku bari babahaye ubutumwa. Nuko umwepiskopi nawe mu bubasha ahabwa n'amategeko ya kiliziya, mu bubasha ahabwa nuko nyine ari umwepiskopi, akaba yaremeje bidasubirwaho ko uwabonekeye ikibeho ari umubyeyi Bikira Mariya. Akaba yabonekeye abakobwa batatu, ngira ngo murabazi, na Alphonsine Mumureke, undi ninde, na Maria Claire Mukangango, ngira ngo murabazi, mudatuma nanjye nibagirwa nkasobanye mukaba muransetsa. Natalia Mukamazimpaka, Alphonsine Mumureke na Marie Claire Mukangango. Umwepiskopi akemeza bidasubirwaho ko ari abo ngabo umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye. Nuko icyo cyemeza akagitangaza. Muhe mwaka mutubwire, abadukurikije umwaka woreka mbe mwihoreye, mutubwire icyo cyemezo cy'umwepiskopi cyatangajwe mu wuhe mwaka. Mbabwiye ko amabonekerwa yatangiye mu 1981 ndetse arangira mu 1989. Ni ukuvuga ko yamaze imyaka 8. Kuva rero mu 1989 ukagenda ukageza igihe umwepiskopi yatangarije icyo cyemezo, izo komisiyo nyine yashizeho zari ndumukristo ati ni 1982. Aya ntabwo ari byo neza. Icyo gihe amabonekerwa yatangiye mu 1981 arangira, nayo ikibeho ndi kuvuga, arangira mu 1989. Urabona ko ndi umukristo wowe uvuze ngo ni mu 1982 amabonekerwa yari arimo nyine akomejwe. Ikibazo nabajije ni ukuvuga ngo umwepiskopi yatangaje icyo cyemezo cye cyo kuvuga ngo nemeje ko ari umubyeyi Bikira Mariya wabonekeye ikibeho, akabonekera abakobwa batatu maze kuvuga amazina. Icyo cyemezo cy'umwepiskopi cyatangajwe, cyashyizwe ahagaragara mu wuhe mwaka? Niwo nshaka. Ndi umukristo. Urongera uduhe ikindi gisubizo. Yego, dukomeza tuganira. Yego, reka nkomeze mbaganirire. Ndi kubabaza nti amabonekerwa, umuntu se yavuga iki ku mabonekerwa none? Umuntu yavuga iki ku mabonekerwa? Kanze mbibabwireho gakeya. Ubundi iyo bavuze ngo amabonekerwa se baba bavuze iki? Bavandimwe, ukwigaragaza kw'abatuye mu bundi buzima dukunze kwita ijuru ntabwo kujya kuvuguruza na rimwe Bibiliya, ibivugwa muri Bibiliya. Bavuga ko hari Bikira Mariya babonekeye umuntu cyangwa abantu. Apolline Dushimira Imana avuze ko umwepiskopi yatangaje
icyo cyemezo cy'uko ari umubyeyi Bikira Mariya wabonekeye i Kibeho, akabonekera abakobwa batatu, Nataliya Mukazimpaka, Alfonsina Mumureke ndetse na Marie Claire Mukangango, avuze ko umwepiskopi yabitangaje mu 1990. Nacyo ntabwo ari cyo neza. Ndetse mu 1990, reka nze nongere mbibabwire, diyoseze ya Gikongoro ntabwo yari yakavutse. Diyoseze ya Gikongoro yavutse mu 1992. Ubwo nuko kuva mu 1981 amabonekerwa atangiye, kugeza mu 1989 amabonekerwa asojwe, za komisiyo noneho zishinzwe gucukumbura iby'ubuzima bw'abo bana, ibya teolojiya bavuga, bakareba niba nkuko rimaze no kubivuga, bakareba niba bitavuguza ibivugwa muri Bibiliya n'uruhererekane rw'inyisho za Kiliziya Gatolika. Izo komisiyo zombi zamaze igihe kirekire zikora ubushakashatsi bwazo, zicukumbura, kugeza igihe nyine umwepiskopi afatiye umwanzuro, kugeza igihe nyine zigereye ku bisubizo byazo, noneho bakabishikiriza umwepiskopi nawe akabisuzuma, yarangiza akemeza ko ari umubyeyi Bikira Mariya wabonekeye i Kibeho. Ibi nyine byafashe igihe kirekire cyane. Mwebwe muri kure cyane, mukomeze ariko mugerageze, ndaza kubibabwira uwo mwaka, ndaza kubabwira, ndawuzi. Nari maze kubabwira ko ukwigaragaza ko abatuye mu bundi buzima dukunze kwita ijuru ntabwo kujya kuvuguruza na rimwe ibivugwa muri Bibiliya. Ari nabyo nyine abo bashakashatsi bagendaga bahuza cyane abo ngabo bagize komisiyo ya teolojiya, bakagenda babihuza, bakareba ibyo abana bavuga, bakareba n'ibivugwa mu ivanjiri n'uruhererekane rw'inyisho za Kiliziya, bakabona ari bo nyine bakasanga bativuguruza ubwabo, ndetse batavuguruza n'ibyanditswe bitagatifu. Bavandimwe rero, igihe Yezu yagaragarije ikuzo rye ku musozi, ngira ngo Yezu yihindura ukundi murabizi, turabivuga no mu bibukiro y'ikuzo, ngo dusabe inema yo kumurangamira, sibyo ra cyangwa ndabyishe? Ariko iyo umuntu ari kuvuga ibintu bije gutyo gusa ashobora guhusha. Niba uri padiri wahusha, yenda ukazakosora nyuma wabitekereje, ariko iyo umuntu ari kuvuga ibintu bije nka gutyo ashobora guhusha. Muri kwibuka ko Yezu Kristo yazamukanye ku musozi na Petero na Yohani ndetse na Yakobo, nuko akihindura ukundi. Rero igihe Yezu agaragaje ikuzo rye kuri uwo musozi ari kumwe na Petero, Yohani na Yakobo, babonekewe na Musa hamwe na Eliya. Ngira ngo murabyibuka. Ni ukuvuga ngo Petero, Yohani na Yakobo babonye Musa na Eliya, babayeho kera cyane, yewe bakiri mu bitekerezo by'Imana. Ibyo ngibyo rero bikakwereka ko abatuye ijuru bashobora kubonekera, bashobora kugaragara mu buzima, bakigaragariza abakiri mu buzima. Petero, Yohani na Yakobo babonye Musa na Eliya kuri uwo musozi, kandi Musa na Eliya bari barabayeho kera ukurikije igihe cyabo. Bivuze iki? Bisobanuye ko rero Musa na Eliya bari mu bundi buzima bw'ijuru. Ubwo buzima bw'ijuru rero bukaba hari ububasha bwo gushobora kwigaragariza abakiri ku isi. Nicyo bisobanuye. Ububasha bwo gushobora kwigaragariza abakiri ku isi, kandi bababona bakanabamenya. Ibyo ngibyo nibyo twita rero ibonekerwa. Iyo nkuru ya Yezu azamukana ku musozi n'izo ntumwa ze wayisanga kwa Matayo umutwe wa 17 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 9. Uko kwigaragaza kw'abatuye ijuru bakigaragariza isi, bakigaragariza abatuye isi nabo b'intoranywa. Reka nze mbibabwire, b'intoranywa, kuko Petero, Yohani na Yakobo bari basize izindi ntumwa hasi mu kabande. Ndetse ni Kibeho Bikira Mariya nawe ntabwo yabonekeye abana bose uko bari muri kiriya kigo, ahubwo yatoranyijemo bariya batatu abari bo yiyereka. Ni ukuvuga ngo ab'ijuru biyereka intoranywa, akaba aribo bagezaho ubutumwa bwabo.
ntabwo ari buri wese rero. Ngira ngo biranamenyerewe iyo twagiye Kibeho mu rwego rw'abarejiyo, umubyeyi Bikira Mariya akunda kwigaragaza ku bicu. Aba ari Kibeho, imbaga hafi ya bose bakamubona, bagakoma mu mashyi, bakavuza induru, buri wese mu masantima ye uko bimujemo. Ntabwo rero hariya wahamya ko abaje Kibeho bose batashye bamubonye. Ntimukabifate gutyo ko abagiye Kibeho bose batashye bamubonye. Bo hari abamwibonera n'amaso yabo, none hari n'ababona ababonye umubyeyi Bikira Mariya. Ibi bintu rero ndi kubasobanurira biragenda biganisha kuri iriya titre nabahaye yo kuvuga ngo amabonekerwa tugomba kubaha n'amahame ya Kiliziya tugomba kwemera. Ese bitandukaniye hehe? Ni ukuvuga ngo rero ko wagiye Kibeho, bamwe bakabona Bikira Mariya bakamuha amashyi n'impundu, bakamuririmbira uturirimbo, ntabwo bivuze ko kuba wowe utamubonye ntabwo bivuze ko utagomba kubyemera cyangwa kubyubaha. Ntabwo bivuze ko utagomba kubyubaha. Nawe nababwiye ko ab'ijuru biyereka intoranywa. Nawe igihe nikigera cyawe umubyeyi Bikira Mariya yakubwiye ati ngaho noneho ndeba neza mwana wanjye, azakwiyereka. N'ubundi ntabwo tujya Kibeho kujya kureba ibitangaza. N'ubundi ni ukwemera kuduhagurutsa, tugatanga amafaranga yacu, tugashyiraho igihe cyacu, nuko tukajya kuyoboka umubyeyi Bikira Mariya no kumutura isengesho ryacu kugira ngo ritugereze ku mwana we Yezu Kristo. Amabonekerwa rero biri kunganisha ku gisubizo ngomba kubaha. Amabonekerwa tugomba kuyubaha. Si wowe wabonekewe, ndetse niyo ugeze aho ababonekewe turagirirwa kuba dufite Kibeho nyine twebwe. Ngira ngo isi yose iragenda bakava imihanda n'imihanda bakaza Kibeho. Twebwe tugira amahirwe kuba hatwegereye, ni mu gihugu cyacu, ni iwacu. Niyo mpamvu Bikira Mariya tumufata nk'umubyeyi, tukamwimika. Yasuye u Rwanda natwe Abanyarwanda. Kuba rero ushobora kujya aho yabonekeye abantu, bamwe bakava bamubonye, wowe utamubonye, ntabwo byakubera intandaro cyangwa se impamvu yo kutabyemera cyangwa se yo kutabyubaha. Ugomba kubyubaha uko byamera kose. Niba uri umukristo gatolika ukaba wemera Yezu Kristo n'ububasha bwe, iyo ugezeyo ukamubona ubuhirwa. Ariko niba utamubonye, ntabwo ari umwanya wo kwigira umuhakanyi ngo uvuge ngo bya bintu ntabwo bikora. Kandi hari abamubonye, hari abayabonekeye ku ikubitiro, ariko hari n'abagiye baramubona. Hariya rero bikatubera ikimenyetso ko ari mu rugo rwa Bikira Mariya, ni ku musozi mutagatifu, ni ku musozi w'umubyeyi w'Imana, nyina wa Jambo yihitiyemo kugira ngo ajye ahahurira n'abemera umwana we Yezu Kristo. Kuba utari wamubona rero ntukagire ngo ni ukwemera gukeya. Nabyo ndeka mbigarukeho. Ntugatekereze ko ari ukwemera gukeya. Oya, utazacika intege cyangwa ugatekereza ko ufitanye ikibazo n'umubyeyi Bikira Mariya. Oya, nabisaboniye rwose. Umubyeyi Bikira Mariya yiyereka abo yatoranyije, abo yahisemo kwiyereka kugira ngo bazamubere n'abahamya kuri bagenzi babo. Nuko nguko n'ubundi amabonekerwa amera. Ntabwo abahari twese twamubona, ntabwo bishoboka. Ngira ngo aka kantu karumvikanye. Niba kumvikanye, buri wese nashyireho like. Niba aka kantu nsobanuye kumvikanye. Amabonekerwa tugomba kubaha. Mwibuke Petero, Yakobo na Yohani nanone bazamutse ku musozi nyine Musa na Eliya bakababonekera. Buriya bari abantu nabo bari batwawe buroho, bishimye cyane, bakabona bari ahandi hantu hasa neza cyane rwose, hatandukanye naho bari basanzwe baba. Ari nayo mpamvu batoreye bakagira bati, mwigisha, kwibera aha hantu ntako bisa.
Petero ati reka mpace ibiraro bitatu, icyawe, icya Musa n'icya Eliya, kugeza ubwo nabo ubwabo noneho biyibagiwe, bakavuga bati kwibera aha hantu biraduhagije. Kristo Yesu akuzwe. Mbese ibyo bintu muri kubyumva? Petero ntabwo ari igitekerezo ati tuzaharya iki, reka da twebwe tujya mu bakirisitu bwacu hagiye tugira gutya tugashyira indi imbere byose, bakubwira no kujya ikibeho ngo amafaranga ni menshi, ngo ntabwo nayabona, ngo sinagira gute, ugashyira imbere ibibazo byawe, ugashyira imbere ibibazo byawe. Ariko Petero yari yibagiwe kugeza naho ashaka kubakira ibiraro Musa na Eliya ndetse na Yezu, bakigumira aho ngaho. Nta nubwo ari gutekereza umugore we n'abana noneho basize, nta nubwo ari gutekereza n'intumwa bagenzi be basigaye aho hasi mu ibanga ry'umusozi. Bikakwereka ko rero uwabonekewe aba ari mu bundi buzima. Aka kantu nyagasani aba bantu badukurikira bagomba kubisobanukirwa, bagomba kujijuka. Ubonekerwa aba ari mu bundi buzima bwiza bushimishije bitewe n'icyo ijuru rishaka kumwereka. Ahangaha mbivuze gutyo ntirengagije ko, ntashatse kwirengagiza ko umubyeyi Bikira Mariya ikibeho hari naho yageze akabonekera bariya bakobwa ababaye, ari no gusuka amarira, ababajwe nyine nuko abantu banze kwemera, abana nuko abantu bari gutera Imana umugongo, ababajwe nuko isi igiye kugwa mu rwobo, ababajwe nuko kiliziya igiye gutotezwa mu buryo bugiye bunyuranye. Ati nimusenge, ndetse musenge nta buryarya, ndetse munasenga no mu mwanya w'abadasenga. Ni ukuvuga ngo rero abari kubonekerwa, nari nifashe urugero rwa Petero, Yakobo na Yohani, bo bari Yezu Kristo yabasogongeje ku byiza by'ijuru, niko navuga. Barishima, baranezererwa, iby'isi byose barabyibagirwa. Nimwiyumvire mwebwe, iyo tuvuze ngo twagiye twihaye Imana, turahanira ubutagatifu kugira ngo tuzajye mu ijuru, bamwe batugira abasaza, abandi bakabipinga, abandi bakavuga bati nta maco y'inda siko bamwe muvuga, ariko ntabwo ari ko biba bimeze, ntabwo ari ko biba bimeze. Iryo juru duharanira ni iryo ngiryo Yezu yasogongeje intumwa ze. Ari niyo mpamvu natwe nyine twiharanira kuba intumwa nyantumwa zitabusanya n'uwazitumye. Nibyo ngibyo, ibyo byishimo rero abamenye ibanga ryabyo barabiharanira bivuye inyuma. Ari naho nahere ndi kubabwira ni Petero yibagiwe intumwa bagenzi be, yibagirwa umugore n'abana, yibagirwa imitungo yose yari afite, aravuga ati kwibera aha ngaha ntako bisa. Yibagirwa ko azarya, yibagirwa ko azambara. Ni ukuvuga ngo kwibanira na Yezu mu byishimo by'ingoma y'ijuru nta kindi cyabiruta mu byo dutunze hano ku isi. Niyo mpamvu rero byanga bikunda iyo ab'ijuru badusuye hari ubutumwa baba bashaka kuduha. Hariya Yezu Kristo yashakaga gukomeza Petero n'abavandimwe be bariya babiri bari kumwe, kugira ngo bazakomeza abandi bavandimwe. Ari nayo mpamvu natwe twakoze urugendo nyobokamana, haba ikibeho haba no ku ngoro, dukuramo ingabire zikomeye cyane zidufasha gukomera mu bukirisitu bwacu, noneho tukaza tugakomeza n'abavandimwe bacu. Kristo Yesu akozwe. Ese ubu ngubu muteze amatwi gusa ko nta n'umwe uri kwandika? Kandi rabizi gutega amatwi ntabwo byakubuza no kwandika. Gutega amatwi ntabwo bishobora kukubuza no kwandika. Ugiye wandika ukavuga uti none akangaka ndagasobanukiwe, akandagasobanukiwe, waba uri kugenda umfasha nyine, waba uri kugenda umfasha nanjye, waba uri kugenda umfasha rwose. Ni ukuvuga ngo rero ababonekewe nibo bafite ubuhamya bufatika, nibo bafite ukuri kuzuye kw'ibyo babonye. Buriya Petero, Yohani na Yakobo nibamanuka bagasanga izindi ntumwa aho bazisize, nibababwira bakabatekerereza ibyo baboneye hariya hejuru ku musozi, kugira ngo ziriya ntumwa zindi zemere bizagorana. Bazajya impaka z'urudaca, bajya impaka zibe ndende, ariko ababonekewe baba bazi ukuri kuzuye kw'ibyo bari kuvuga. Ari nayo mpamvu ku mabonekerwa tudakwiye kwirirwa tujya impaka.
Nataliya arahari Kibeho, Alfonsina nawe wabonekewe, na Maria Kereri Mukangango, nuko nguko. Ariko bari abantu bavuga ibintu byabo ugomba guca bugufi. Oya nanjye ngo ibyabo, iyo bavuga ibintu amateka yuko byagenze bakubwiye umubyeyi Bikira Mariya, jya bugufi wumve kandi wemere. Noneho nabo ububahe kuko utanabubashye ntago watega amatwi cyangwa ngo wubahe ibyo bari kukubwira, kuko bafitanye ibanga ryihariye n'umubyeyi Bikira Mariya, nyina wa Jambo, umubyeyi w'Imana, nyina wa Yezu Kristu twese twayobotse. Ibanga bafitanye nawe nta wundi urifite muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umusenyeri nakubwiye cyangwa se umwepiskopi nababwiye ko akoresha ububasha ahabwa na Kiliziya, nyine muri urwo rwego rw'ubwepiskopi akagira ibyo atangaza. Ariko bariya bo ntago umwepiskopi nyine ntago bitangaza, ntago afata icyemezo kubera ko nawe yabonye Bikira Mariya. Oya, nukuvuga ngo nawe ubwe arabubaha kandi akubaha icyo bamubwiye. Ahangaha ngeze mwahita mwumva nk'iriya shusho ya Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho dufite. Ni bariya babonekewe bayikoresheje no mu nshingano z'umwepiskopi, z'ubuyobozi bwa Kiliziya, n'ibyo ngibyo biba birimo. Abakora amashusho bagomba kubaha ibyo ababonekewe bari kubabwira. Nk'abo bati yarahagaze atya, bakamuhagarika gutyo mu buhanga bwabo nyine bwo gukora amashusho. Yarahengetse umusaya gutya, bakagerageza bakawuhengeka, barenza bakababwira bati nimugarure. Ntabwo byari bimeze bityo. Bakavuga ati iyo nzobe turi kubona atariyo, uko twamubonye, uko twaganiye nawe, iyo nzobe turi kubona atariyo yari afite. Nimwongere muhindura amarange, mwongere mucanga amarange. Bakongera bagacanga amarange, bagasiga bundi bushyashya. Muri kumva ibintu ndi kuvuga? Bakristo abandi ibintu ndi kuvuga bifitiye akamaro umukirisitu Gatolika, bifitiye akamaro umukirisitu rwose, kugira ngo tugendere hamwe wa mugane wa wundi. Bakavuga bati imyambaro yari yambaye rwose, imyambaro isesuye igera hasi ku birenge, yasaga itya, ubururu bw'ijuru, butose cyangwa se bwumutsemo gakeya. Ibyo byose nibo bagenda batanga guidelines zifasha abahanga mu gukora amashusho, none bagakora iyo shusho ariyo izitwa Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho. Nta wundi wemerewe kuyikora. Ndetse bariya babonekewe, usibye ko ubuyobozi bwa Kiliziya nyine bubyitaho, bariya babonekewe tugenda habaye ibiza bikaba ngombwa ko bava mu mubiri hari n'iyo shusho idakora, umenya itakorwa, none bayikora bahereye kuki? Ntabwo gukora iriya shusho ya Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, cyangwa se wa Fatima n'ahandi hose Bikira Mariya, cyangwa se wa Guadalupe n'ahandi hose Bikira Mariya yabonekeye hano ku isi, ntabwo ari abayobozi ba Kiliziya babyihangishwa ngo reka ngo tuyikore, ngo bahite bayikoresha kuko babyumva uko babitekereje. Oya, ntabwo ari uko nguko Kiliziya ibikora. Ababonekewe nibo bayikoresha, bakagenda bayobora abo bahanga mu gukora amashusho bakurikije uko babonye umubyeyi Bikira Mariya. Ngira ngo aka karasobanutse. Amabonekerwa tugomba kuyubaha, tukubaha ababonekewe kubera amabanga bafitanye n'umubyeyi Bikira Mariya, bikaduha n'uburyo bwo kwakira no kubaha ubutumwa batugezaho, kuko si ubwabo ahubwo ni ubwa Bikira Mariya, natwe tukihatira kubishyira mu bikorwa no kubitoza abavandimwe bagenzi bacu. Nicyo ngicyo rero avuga ku mabonekerwa. Ni ukuvuga ngo ababonekewe nibo bafite ukuri kuzuye kw'ibyo bavuga, naho twebwe nta kindi tuba tugomba gukora usibye kubyumva, tukabyubaha kandi tukabyemera, tukabiha agaciro. Ngira ngo Apolline dushimira Imana ati none se bose uko ari batatu yagiye ababonekera kimwe cyangwa yazaga yihinduranyije?
buri wese rero, buri wese muri bariya bakobwa batatu, Apoline urakoze kubaza ikibazo cyiza. Muri bariya bakobwa batatu babonekewe i Kibeho, buri wese yabaga afite umwihariko we. Buri wese yabaga afite umwihariko we, ndetse na buri wese afite ubutumwa bwe agomba kugeza ku isi. Buri wese afite ubutumwa bwe yahawe n'umubyeyi Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo rero umubyeyi Bikira Mariya yagendaga yigaragariza uwo ari kubonekera bitewe n'ubutumwa nyine agiye kumuha. Kuba Bikira Mariya tuvuga ko hari igihe yabonetse i Kibeho arira asuka amarira, ntabwo bivuze ko n'abandi babiri basigaye bamubonye. Bose ntabwo bamuboneraga icyarimwe. Apoline akangaka reka nkagusubize. Bari abakobwa batatu babonekewe bose ntabwo bamuboneraga icyarimwe. Buri wese yamubona gukwe. Buri wese yamubonera gukwe. Kandi akamubona nyine yamuboneraga igihe cye, ndetse akamubwira ibyo agomba kumubwira, akamwigaragariza akurikije ibyo ashaka kumubwira. Ngira ngo ndagusubije ahari. Ikibazo cyabazaga ngo none se bose uko ari batatu yagiye ababonekera kimwe? Oya, ntabwo ari kimwe. Uwo yiyeretse arira cyangwa se ababaye yashavuye, hari uwamubonye arambuye ibiganza, hari n'uwamubonye abibumbye, bitewe n'ubutumwa nyine ari kumuha. Ntabwo buri wese yamwigaragarizaga mu buryo bumwe n'ubwa mugenzi we. Akangaka ndakagusubije n'abandi bumvireho. Abantu batandatu bari kuri chat, abatakoze like mwihutire kuyikora, ariko wayikoze mbere ye kongera kuyikora, hari igihe nyine uyikoze kabiri ubuvuyeho, ubuyikuyeho. N'abatarakoze subscribe bongera bayikore subscribe kugira ngo tugendane kandi twaguke. Inyigisho nk'izi ngizi za buri mugoroba zijye zibageraho. Ntabwo tukiri muri ya gahunda yo kuvuga ngo amashusho ngo amajwi. Twamaze ibyo ngibyo bibari mu ntangiriro, twamaze kumenya ko amajwi yo iyi mikoro rwose irashoboye cyane. Iyi mikoro irashoboye, ndayizeye. Nikora Chrysobile Mbanza Mashirane. Dore izina rikomeye. Yitwa Nikora Chrysobile Mbanza Mashirane. Sorry. Ati nyamara biravugwa ko hari abandi benshi Kiliziya Gatolika ya Roma itaremeza ko babonekewe i Kibeho, mu gihe rubanda badahwema kubazirikana. Reka nze mbabwire rero, ibintu by'amabonekerwa nyine tugomba kugenda gakeya. Roma ntabwo yemeza ibyo umwepiskopi wa Gikongoro atemeje. Ntabwo byabaho, ntabwo byashoboka mu buyobozi bwa Kiliziya, mu mikoranire y'inzego za Kiliziya, ibyo bintu ntabwo bibaho. Ndetse ahangaha reka Nikora ngo ukosore, ntukavuge ko ari Roma ibivuga. Roma yemeza ibyo umwepiskopi wa Gikongoro aba yatangaje nawe yemeje. Ntabwo Roma ari ikora ubushakashatsi, ahubwo ubushakashatsi bukorwa n'umwepiskopi, nicyo bivuga ordinaire diriye, nicyo bivuga n'umwepiskopi wahabereye ayo mabonekerwa. Kuko Roma ntabwo ari ibibizi kurusha umwepiskopi uhatuye uhakorera ubutumwa. Ndagira ngo rero ibyo bivugwa hirya no hino, ndetse rubanda bakabyumva bakanabyemera. Ibyo ngibyo bijye bibi bya rubanda nyine, ariko ntabwo ari bya Kiliziya. Ahangaha ndavuga nk'umupadiri, noneho ndavuga nk'umupadiri nyine ugomba kutabusanya na Kiliziya ndetse n'imikorere yayo. Rubanda bo bagira menshi, bakavuga menshi, ndetse bayobowe n'amasantima n'amarangamutima. Ni ukuvuga ngo rero abo umwepiskopi yemeje, umwepiskopi wa Gikongoro yemeje, ndetse reka mbasubirize na cya kibazo ntakibagirwa. Umwepiskopi wa Gikongoro yabyemeje na Agustin Misago, yemeje ko ari Bikira Mariya wabonekeye bari abakobwa batatu mu mwaka wa 2003. Kuva muri 1989 ukageza muri 2003 ubwo bushakashatsi bwari buri gukorwa. Roma rero ntabwo ari zo gukora ubushakashatsi aho ngaho, ahubwo ni umwepiskopi ushyiraho ayo makomisiyo abona yamufasha kugira ngo bagere ku kuri kuzuye kutari ivumbi. Nuko nguko. Nkuko rero Mbanza, reka nkomeze mvuge ku gitekerezo cya Mbanza Nikora.
ni ukuvuga ngo nk'uko tujya ikibeho n'ubundi umubyeyi Bikira Mariya akigaragariza bamwe ntiyereka abandi, birashoboka, mbanza reka nkwereke, birashoboka rwose ko umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye n'abandi batakozweho n'ubushakashatsi na ndetse n'ubuyobozi bwa kiliziya buri hariya muri diyosezi ya Gikongoro. Birashoboka ko umubyeyi Bikira Mariya n'ubu ngubu nyine yiyereka abashaka, ariko ngira ngo nkubwire ko uyu munsi tujya ikibeho tugendeye ku butumwa bwahawe Nataliya Mukamazimpaka, Alfonsina Mumureke ndetse na Marie Claire Mukangango. Abo bandi rero ntabwo bemejwe na kiliziya, yenda igihe nikigera kiliziya izabifatira umwanya, ariko uyu munsi tuyoborwa n'ubutumwa bwahawe bariya batatu. Ntabwo mpakanye ko umubyeyi Bikira Mariya rwose atakomeza kwiyereka abashaka nk'uko nguko rubanda babyumva, babivuga ndetse bakanabyemera, na ba nyir'ubwite bakabyivugira. Ariko mbanza mu buyobozi bwa kiliziya ntabwo ari Roma yemeza biriya bintu hariya, ahubwo ni umwepiskopi, kuko mu bubasha umwepiskopi afite nabwo burimo niwe ubyemeza, ntabwo ari Roma iza kubyemeza. Dufata urugero, iyo icyaha kibereye ahantu ku gasozi cyangwa se ku mudugudu cyangwa se mu gasantere, ni ukuvuga ngo niyo mwajya kuregana bya bintu mujya kuregana mu nkiko mugakururana n'ibiki byose, abahamya bari aho ibyo byaha byabereye cyangwa icyo cyaha cyabereye, nibo baba bafite ukuri kose kuzuye kuruta uko wajya kubihamya uvuye mu wundi murenge kandi utaranageze aho ngaho cyangwa se mu kandi karere. Ni ukuvuga ngo abahamya les témoins oculaires, ni ukuvuga ababyiboneye n'amaso yabo biba nibo bahabwa agaciro mu rukiko. Ntabwo ikintu cyabera tuvuge yenda i Musanze uze kugihamya uturutse Rusizi kandi utari uhari, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo abanyamusanze, none si n'abanyamusanze bose, ni abaho ngaho icyaha cyabereye, nibo ubuhamya bwabo nibwo buhabwa agaciro, nibwo busuzumwa bukari buze guhabwa agaciro bugakemura ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero umwepiskopi wa diyosezi ya Gikongoro niwe ufite ububasha bwo kwemeza amabonekerwa, akabitangariza Roma, nayo akabyumva kandi ikabyakira gutyo, ikabishyira mu mateka nyine, mu mateka. Ni ukuvuga ngo rero iyo umwepiskopi byemeje na Roma iba yabyemeye, kuko Roma n'umwepiskopi ntabwo bavuguruzanya. Ariko kandi iki ngiki ntabwo twari dukwiye kuba tugitindaho, kuko n'abasobanuriye umwepiskopi uwo ari we na papa uwo ari we, uko bakorana, aho ububasha bwabo bugiye bugera, kuko na Roma ni umwepiskopi reguriyo, umwepiskopi uriyo, papa nawe ari umwepiskopi, nubwo afite izo nshingano zo kuyobora kiliziya y'isi yose. Ndetse na Roma wa mugani wawe, iyo hari aho hari kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo cy'amabonekerwa, nayo iranyaruka ikareba, ikabyumva, ikohereza intumwa, ndetse bagasiga babwiye umwepiskopi waho ngaho, bakamuha n'inshingano n'ubundi abasanzwe azifite, ariko bakamubwira ati bikurikirane neza, uzatumenyesha ibyo ari byo. Umwepiskopi waho ngaho ordinaire diriye niwe utanga umwanzuro finale, nuko Roma nayo ikabishyira ku rutonde nyine, ikahashyira ku rutonde rw'aho umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye. Ntabwo Roma rero yaza kwemeza ibintu turutse iyo ngiyi Roma nyine. Ngira ngo ako ngako karasobanutse, right? Ndi umukristo ati tukirinda gutatira igihango dufitanye nawe. Yego, kadukomeze rero. Mwumvishe rero ko amabonekerwa tugomba kuyubaha, tukayemera, tukubaha ababonekewe, tukubaha ubutumwa baduhaye, natwe twajya kumva ubwo butumwa, twakoze urugendo nyobokamana, tukabyumva n'umutima wicishije bugufi, kugira ngo natwe bize kutugirira akamaro mu bukirisitu bwacu muri Kiliziya Gatolika. Aka ngaka karumvikanye rwose. Niba byumvikanye nanjye ndishimye, niba abadukurikiye niba byumvikanye ndishimye. Nuko ndi kubona ntawe ari wahamagara.
we isaha twihaye isigaje iminota 5, saa 2:55. Reka nkomeze bavandimwe. Igihe Yezu yaramaze gupfa, Matayo avuga ko imva zakingutse n'imibiri y'abatagatifu benshi bapfuye ikazuka. Ibyo ngibyo biri mu ivanjiri ya Matayo nyine. Reka twumve uko Matayo abivuga. Ati Yezu amaze kuzuka, nabo bava mu mva zabo bajya mu murwa mutagatifu, maze babonekera abantu benshi. Muzabisome mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 52 ukageza ku murongo wa 53. No kuvuga ngo imva z'abatagatifu nazo zarakingutse zijyana na Yezu mu murwa mutagatifu, nuko nabo ngo babonekera abantu benshi. Kristo Yezu akuzwe. Aka kantu nako mukumve. Pauline dushimira Imana ati yego rwose ndumva byari biri guhura n'ubuvanganzo nakoze. Ubuvanganzo bwawe ko aba ari ibihimbano byawe. Nuko twumvishe ko Yezu amaze kuzuka, imva zakingutse, imva z'abatagatifu zakingutse, nuko bakazukana nawe. Birumvikana kuko yaramaze gutsinda urupfu akagwambura n'abera rwatwaye. Kankoresha imvugo ya bene data. Abatagatifu rwatwaye nabo bakajyana nawe mu murwa mutagatifu, maze bakabonekera abantu benshi. Niyo mugira ngo byanditse mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 52 kugeza ku 53. Dufatiye ahangaha rero, ntawahakana ko Imana ifite ubushobozi bwo kugaragaza ibitangaza nk'ibyo igihe cyose ibishakiye. Imana ifite ubushobozi bwo kugaragaza ibitangaza nk'ibyo ngibyo igihe ibishakiye. Niyo mpamvu havugwa amabonekerwa ya Bikira Mariya. Mwabyumvise? Niyo mpamvu havugwa amabonekerwa ya Bikira Mariya. Ngira ngo ibi ngibi ndi kubibabwira kugira ngo ejo bundi kuwa gatandatu nidukora urugendo nyobokamana nanone ku ngoro ya Bikira Mariya, tuzarukore turi benshi kandi tuyobowe n'ukwemera. Reka nze mbabwire noneho, Kiliziya aka kantu mugafate, kari mu gisubizo nanone yashyize muri titre. Kiliziya amabonekerwa ntiyafata nk'ihame abakristo bagomba kwemera. Mukumve, navuga ko tugomba kuyubaha, amabonekerwa tugomba kubaha. Kiliziya ntabwo yafata nk'ihame abakristo bagomba kwemera ngo babikesha agakiza, ariko afasha benshi kwitabira ivanjiri. Aka kantu mu gace umurongo w'umutuku. Yewe nanjye mbaye nka mwarimu noneho. Mbaye nka mwarimu ngo nimuce nk'umurongo w'umutuku. Kiliziya ntabwo ifata amabonekerwa nk'ihame abakristo bagomba kwemera ngo nyine ngo bayakeshe agakiza, ariko afasha benshi kwitabira ivanjiri. Ahangaha tugahita twumva ko niyo umubyeyi Bikira Mariya abonekeye abantu, ntabwo abakura ntabwo ababashishikariza ubundi kuyoboka umwana we Yezu Kristo. Ntabwo babusanya rero. Yezu Kristo niwe muhuza wenyine w'abantu n'Imana. Ni médiateur unique entre la terre et le ciel, entre Dieu et son peuple. Kanshyira mu Rufaransa sha, mwari muri kumpeza mu Cyongereza mukagira ngo ngiye nta rurimi rundi nzi. Yezu Kristo niwe muhuza wenyine, unique médiateur, umuhuza wenyine w'abantu n'Imana, entre Dieu et son peuple. Nuko ngo Bikira Mariya nabo yabonekeye abashishikariza kuyoboka umwana we Yezu Kristo. Niyo mpamvu n'abahanga muri teolojiya bareba niba abavuga ko umubyeyi Bikira Mariya ngo yabonekeye, bareba niba rwose ibyo bavuga babwiwe n'umubyeyi Bikira Mariya bitabusanyije n'ivanjiri ntagatifu n'ibyanditswe bitagatifu. Ntabwo Bikira Mariya rero yavuguruza umwana we, ntabwo yabusanya nawe. Ubwo rero nkaba ntanze n'igisubizo kuri abo ngo hari abanye ngo babonekerwa. Hari igihe usanga ibyo uwo nguwo uvuga ko yabonekewe nawe muri baba nini Nikora yatubwiye, usanga bari kuvuga harimo amarangamutima menshi, ugasanga
ugasanga nyine bari kugenda bahushagura ntabwo bihuje n'ivanjiri. ari niyo mpamvu atari buri wese wakwemeza ko ari Bikira Mariya ubabonekera. Niyo mpamvu tugomba kubigendamo gakeya tukitonda tukayoborwa n'ibyo ubuyobozi bwa Kiliziya byemeje nyuma yo kubisuzumana ubushishozi kuva mu 1989 ugakomeza ukagera muri 2003 umwanzuro utangajwe ko ari umubyeyi Bikira Mariya wabonekeye bare bakobwa batatu. Anga mugomba kwitonda. Anga dutangiye guhuza ibonekerwa n'ihame nkuko nabivuze muri titre y'iki kiganiro cyanjye. Nari mbabwiye ko yenda n'ababaje kuko ndabizi kuri live mugenda musimburana. Kiliziya ntifata amabonekerwa nk'ihame abakristo bagomba kwemera ngo babikeshe agakiza, ariko afasha benshi kwitabira ivanjiri. Ni nacyo kiranga amabonekerwa nyakuri. Nikora wabyumvise? Nikora n'abadukurikiye mwese mwabyumvise? Kuba bitabusanya n'ivanjiri, umubyeyi Bikira Mariya ibyo avuga bigahuza n'ivanjiri ndetse n'uruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya, nibyo biranga amabonekerwa nyakuri. Nta vanjiri nshya umubyeyi Bikira Mariya yigisha abo yabonekeye, ahubwo akangurira abantu kurushaho gusenga no guhuza ubuzima bwabo n'ubwa Kristo. Simbisobanuye, mushaka mwampana amashyi. Ndabisobanuye rwose, mushaka mwampana amashyi. Nkabamenyesha ko isaha twihayeyo irangiye. Umuntu witwa Christina twamubuze, umuntu witwa Jacqueline twamubuze, kandi kanze mbabwira kandi kantu natekereje kuzakora. Abazajya baza kenshi nzajya ndabaha kado, ngo inshuro 10 zikurikiranyije. Nzajya ndabaha kado mu gikari, bajye bampa momo yawo. Nzajya ndabaha amamega bazajya bakoresha. Nabishobora kandi ntanabishobora. Abazajya baparticipa kenshi bajye baca mu gikari, nzajya ndabaha amamega. Ariko reka tuvuge reka twemeranye inshuro 5 zikurikiranyije. Nzajya ndabaha amamega bafasha gukurikirana n'ubundi. Ubwo se ntabwo ndi umuntu mwiza ko mutamba amashyi? Ndi umukristo yayampaye. Ahisa yampa. Nk'ubukurikirana inshuro 5 zikurikiranyije live chat yanjye, kandi koko ukanakora share, kuko nk'ejo bizaba byamaze kuyaploadinga. Ejo mwakora share kuri inyigisho natanze ikagera kuri benshi. Live chat 5 turi kumwe, ujye nkontagita mu gikari kuko telefone yanjye mba nayitanze. Ajya ndabaha amamega azagufasha kunkurikirana ku munsi ukurikiyeho. Nuko nguko ni ukuvuga ngo rero amabonekerwa ntabwo ari hamwe kuyemera, kuko ntabwo ariyo dukesha agakiza, ahubwo afasha benshi mu gusobanukirwa n'ivanjiri ya Yezu Kristo, ari nayo umubyeyi Bikira Mariya adushishikariza kandi dukangurira, ndetse akayo nabyo biranga nyine amabonekerwa nyakuri. Nta vanjiri nshya rero Bikira Mariya yigisha, ahubwo akangurira abantu kurushaho gusenga no guhuza ubuzima bwabo n'ubwa Yezu Kristo. Ndabisobanuye. Ubuse isaha twihaye ko yarangiye, ubu sinarekera aho ngaho. Dushimira Imana. Pauline ati ndaje nyakorere ngaho muwe munganiriza bisanzwe. Inyigisho ninateguyeyo igeze ku musozo, naho kamvuge no ku mahame y'ukwemera. Amahame y'ukwemera yo ni amahame tugomba gukurikiza uko yakabaye aranga lo catholicisme. Lo catholicisme ni ukuvuga ubukatolika. Kuba uyakurikiza nibyo biburanga ko uri umukatolika. Iyo ugize na kimwe uhakanamo, Kiliziya Gatolika itangira kukugiraho ikibazo. Ihame rimwe, irya kabiri, irya gatatu, yose yo washyize hasi, tu n'es plus catholique. Ntabwo ukiri umukatolika rwose. Barakubwira bati genda, ntuzongere kwigisha ukundi, ntuzongere kuvuga ukundi kuri umukatolike, ahubwo niba wishaka ushinga idini ryawe ntawe ukubujije. Ako kantu murakumvishe. Amahame ni wa mwimerere wacu w'ubukatolika. Nk'ubu
umwimerere wacu w'ubukatolika nta n'ahandi rega wabisanga, nta handi wabisanga, muzabisanga mu ndangakwemera ya Kiliziya Gatolika. Amahame twemera ari mu ndangakwemera ya Kiliziya Gatolika. Ugize kamwe uhakana mu byo tuvuga mu ndangakwemera, hakiyongeraho akandi, hakiyongeraho akandi, indangakwemera yose bikarangira uyishyize hasi, ntabwo ukiri umukatolika. Muri kumva ko rero bitandukanye n'amabonekerwa. Amabonekero ushobora kuyemera cyangwa ntuyemere, ariko ukaba umukatolike nta kibazo. Ariko nanone ntabwo nk'umupadiri nakubwira ngo ntukemera amabonekerwa, kuko nanayisobanuye cyane, ni nayo natinzeho. Nikora aragarutse ati none se ko hari igihe umwepiskopi wa diyosezi kanaka cyangwa se runaka yemeza amabonekerwa, nyamara Congregation pour la Doctrine de la Foi ya Vatikani ikabivuguruza. Urugero, apparition y'ipatiranga au Brazil na Philippines. Uwo mwepiskopi aba afitanye ikihe kibazo na Roma? Uwo mwepiskopi aba afitanye ikihe kibazo na Roma? Iri fovuwari aho ngaho harimo utuntu twinshi yenda umuntu yatekereza, ariko ubundi ntabwo ariko Roma ikora. Ni ukuvuga ngo reka nze nguhe urugero rwumvikana Nikora. Buriya ntituri hano kuri paruwase ya Bumara turi abapadiri, ariko ntabwo twashobora kugera mu miryango remezo yose ngo tumenye ibiberamo bijyanye n'ubukirisitu n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika tugomba kubungabunga. Buriya umuyobozi w'umuryango remezo abereye padiri mukuru muri uwo muryango remezo, ndetse umuyobozi w'umuryango remezo nawe agomba kwirinda kuvuga ibyo padiri mukuru atavuze. Ariyo mpamvu tugirana n'inama zihoraho. Ni ukuvuga ngo rero padiri mukuru kuri paruwase akaba abizi neza ko abayobozi b'imiryango remezo bamuhamagarariye aho ngaho, ntabwo niba bizeye ntabwo agomba kubagiraho ikibazo ku byo bamubwiye. Ngira ngo muri paruwase Bumara bo baranabizi, iyo umuyobozi, nkunda kuvuga no mu Kiliziya, iyo umuyobozi ahamagaye padiri kuri serivisi runaka nibwo biba byemewe. Umukristo usanzwe ntabwo yahamagara padiri ari gusaba serivisi ituma padiri ahaguruka ava ku Kiliziya ngo agere mu muryango remezo ngo bikunde. Tubasaba kwiyambaza abayobozi ba Kiliziya bari aho ngaho hafi kugira ngo bahamagarire umupadiri. Ni ukuvuga ngo rero abayobozi turabemera, turabizeye, tukemera n'ibyo batubwiye. Ni ukuvuga ngo rero na Roma ishyiraho, murabizi ko abepiskopi bashyirwaho na papa. Ni ukuvuga ngo babahagariye Roma kuri buriya butaka. Ni ukuvuga ngo Roma rero iyo ikwemera ijana ku ijana. Uyu munsi impamvu nkagarutseho ni uko uyu munsi hari n'abepiskopi hirya no hino, siritu muri Amerika Latine, aho ngaho uri kuvuga muri za Brazil, abepiskopi bashaka kwivumbura no kwigumura. Icyo kibazo urakizi, ndi kubona rwose uri intellectuel kandi ni byiza. Icyo kibazo urakizi, hari abepiskopi bahora bahanganye na Roma hafi no kwirukanwa, ahubwo nubwo Roma itari yanabasezerera cyangwa ngo ibahagarike, ariko ako kabazo kari muri Kiliziya y'isi urakazi, urabizi. Abepiskopi bashyiramo amarangamutima yabo. Ntabwo nshaka kwinjira mu bibazo yenda bimwe na bimwe baba bapfa na Roma, ariko urabizi ko ako kantu kaba kariho hagati y'abepiskopi na Roma. Ni ukuvuga ngo Roma rero niba uyihagarariye, niba ari Roma yagushyizeho ngo umwepiskopi wa diyoseze runaka hirya no hino ahariho hose ku isi, kandi ukaba utabusanya na Roma, mukaba mutabusanya, ubundi process cyangwa se procedure bicamo niyo ngiyo. Umwepiskopi ordinaire diriye niwe ufata umwanzuro, Roma ikawemeza, ni ubyemeza, nawe arabyemeza mu bubasha nyine. Roma iba yaramuhaye ububasha bwo kubyemeza, na Roma ikabisutona nyine, ikabishyira muri archive zabo nabo, ndetse bakagenda babigarukaho kenshi cyane. Ngira ngo n'ibinyamakuru birandika, bigenda byandika nyine byaba ibya Roma. Ngira ngo murabizi ibinyamakuru bya Roma, za Vatikava na za Vatican News, byose bikandika nyine, bakemeza ko rwose ahantu runaka ari umubyeyi Bikira Mariya wahabonekeye. Ariko ni umwepiskopi ordinaire diri wabyemeje, ntabwo ari Roma rero ibyemeza bwa mbere, ntabwo rero mu byemeza bwa mbere, ahubwo ni umwepiskopi. Abo ngabo rero bemeje amabonekerwa
bemeje amabonekerwa Roma ikababwira iti mwe muretse mugende gakeya. Ikibazo tugishakira mu mibanire yabo, muri relation bafitanye n'ubuyobozi bukuru bwa kiliziya. Yego Apolline akoze agize gutya, icyo bisobanuye turakiza. Ubwo rero ntabwo rero ibyo ngibyo byo muri regiriye ntabwo ari byo nagendaho, kuko ndakubwira ibyo nzi nk'umupadiri, ibyo ngibyo biri muri regularite, biri muri regularite. Niba umwepiskopi yarabyemeje bakabyanga, ikibazo tugomba kugishakira ahandi. Ikibazo abepiskopi bafitanye na Roma mu marangamutima yabo no mu mikorere yabo, tugomba kugishakira ahandi, naho ubundi process nuko nguko igenda. Ni musoma ibitabo byandikiwe Kibeho, ari igitabo kirimo nyine umwanzuro wa Musenyeri Augustin Misago yafashe ku mabonekerwa. Niwe ufata umwanzuro rwose, ntabwo ari wundi n'abandi bose bakabiyoboka nka gutyo. Nari kubabwira ko amahame rero twemera, amahame tugomba kwemera nk'abakatolike a 100% nta na kimwe kivuyemo, nariya dusanga mu ndanga kwemera yacu, tugomba kuyemera kuva ku ijambo rya mbere ukageza ku rya nyuma. Nta kindi tugomba kubihinduraho. Ntabwo amahame yo ari ibintu bahengekereza ngo tubyumve gutya ngo cyangwa tubyemere gutya ngo ibingibi ngo tubivuge ukundi ngo tubikosore. Oya, ibyo ntabwo biri mu nshingano zawe nk'umukirisitu. Ubwo rero mu rwita mwumva aho amabonekerwa atandukanye n'amahame. Amabonekerwa dukwiye kubaha kugira ngo adufashe gucengera mu ivanjiri, ndetse n'amahame ya kiliziya tugomba kwemera kugira ngo tube abakatolike nyine, le catholique. Nibyo ngibyo. Ubwo rero numva mbibaganiriye, mbibashimiye, nkashimira abari badukurikiye. Ndi kubona ndengeje iminota 11 ku isaha ordinaire twihaye. Reka nanjye ngende ngana ku musozo kugira ngo nkomeze n'izindi gahunda z'umugoroba. Nkaba nshimiye abakurikiranye ikiganiro cyangwa se inyigisho. Ubu buryo nahisemo kubikoramo nabonye aribwo bumfasha, kuko mbere najyaga gufata amavideo kuyatunganya kugira gute, ariko hangaha bari andiregite kandi wanabaze n'ikibazo nkagusubiza, nkahita ngisubiza. Nk'uko nkaba nshimiye Nikora wadufashije nyine, Nikora wadufashije. N'ubutaha ejo saa 2 nanone nzaba ndi live, nzababwira tuzaganira ku ngingo igira iti ngo umuhuza kwa ari umwe, Mariya we afite uwuhe mwanya. Tuzareba umwanya wa Mariya ariko n'ubundi nanabikomejeho mu kanya. Umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe, Mariya afite uwuhe mwanya. Ndakwereka umwanya, ejo nzakwereka umwanya wa Yezu mu mukiro wa bene muntu, ndetse n'umwanya wa Bikira Mariya mu mukiro wa bene muntu. Ariko tutirengagije ko nyine mbaye mbabwiye ko umuhuza w'Imana n'abantu ari umwe, ari Yezu Kristo. Niwe watubambiwe, niwe wadupfiriye ku musaraba, nta wundi. Bikira Mariya nawe afite ibyo yakoze ariko bitari ibyo ngibyo. Turaza ejo nibyo tuzasobanukirwa kugira ngo nabyo tubikureho ku rujijo. Izi nyisho rero zikomeze zibafashe ejo, ariko sinejo n'uyu munsi ushaka washaringa link mba nayitanze, ni yayindi iri mu rubuga. Abatari ku rubuga nabo mugende mubashyiraho, kuko niho amakuru menshi abari yibigiye kuba. Ubwo rero n'abatari ku rubuga muje mugenda mubashyiraho. Hari nabo ngiye guha ububasha bwo kujya bashyira ngiye kugira aba admin bagende bashyira abantu ku rubuga, kugira ngo haba kuri WhatsApp tubumuryango mugari, ndetse no kuri live chat kuri ibiganiro byanjye tujye tuba turi benshi kandi dusobanukirwe n'ukwemera kwacu, kugira ngo twe kugenda nk'intama. Nkaba nibwira ko ibiganiro rero ndi gukora kuri Bikira Mariya muri iyi minsi biraza no kudufasha kuzitabira urugendo nyobokamana dufite ku wa gatandatu turi benshi, kugira ngo nyine twese twigire mu kwemera, twemera amabonekerwa, twemera umubyeyi Bikira Mariya, twemera ubutumwa duhaye. Ndetse nzanakagarukaho hariya tuyita Fatima, nzababwira n'isano bifitanye n'ifatima yo muri Portugal nyirizina, aho umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye. Ubwo rero ndabashimiye mwese inshuti zanjye, abashishikariza gukora subscribe. Nababwiye ko rwose ubu ngubu mba nifashe impungenge 62% by'abankurikira ntabwo bakora subscribe. Ni mu shaka na bipostinga hano, shaka na bipostinga mukabibona rwose, nta biba bihari muri analytics biba biriho. Ubwo rero mukomeze mumbe hafi rwose, kugira ngo ne kujya mvuga meze nk'uri kwivugisha, ahubwo munyereke ko turi kumwe, kuko ni ubundi buryo bwo bwiyogeza butumwa nahisemo gukora
nifashishije ubu buryo nyine buhari bushoboka ndetse n'urubyiruko ruba rwitabiriye. Daniel niyo nsaba ati turagukurikiye. Ni Jado wuhe? Ba Jado ni benshi cyane. Nikora Kanongere ndebe icyo ambwiye ati none se Yezu Kristo we si Imana? Bwo exactly Yezu Kristo ni Imana, ariko Bikira Mariya ntabwo ari Imana. Intego ya Bikira Mariya ni ukutuyobora kuri Yezu Kristo umwana we, agira ati icyo ababwira cyose mu giko. Exactly Nikora, uramfashije. Ejo tuzabigarukaho in deep. Ejo saa 2 nanone guhera saa 2 tuzabigarukaho in deep. Kwa kundi nyine kana yabigenje akabwira bari bati icyo ababwira cyose mu gikore. Umubyeyi Bikira Mariya n'ubundi atuyobora ku mwana we Yezu Kristo. Yezu Kristo nawe we akaba Imana nyine nyirizina. Ati cyabwira cyose mu gikore, bivuze ngo nawe rero numuhuza w'abantu n'Imana. Somehow yego, somehow aniwanse ndumva nawe yahuje abahereza na Yezu Kristo, kandi Yezu Kristo ni Imana. Ibyo tubyita dediction. Niba Yezu Kristo ari Imana, Bikira Mariya akaba yahuje Yezu Kristo nabara abahereza bikana, ubwo Bikira Mariya yabaye umuhuza w'abahereza n'Imana. Ariko aho ngaho ni namparitikiriye. Nabyo byaba byo ubaye uri kubyumva gutyo nk'umukristo gatolika, nabyo byaba ari byo. Ariko kumva ko umuhuza w'Imana n'abantu, iyo tuvuze abantu ni isi yose, noneho isi yose Yezu Kristo uyikoreye isi yose kugira ngo ayihuze n'Imana. Ariko Bikira Mariya hari ibyo yakoze, niba ari abahereza bari barimo hariya nibo yahuje na Yezu. Danze Nesta muri kare agahe bari barimo Danze Nesta. Ati Daniel niyo nsaba Mukamana Mukamana Mumasha pe ati mwadufashije muri inyigisho zawe. Ejo tuzakomeza mbabwire ubuhuza bwa Bikira Mariya, umwanya wa Bikira Mariya na Yezu, kugira ngo mwumve ko bitagongana. Hari ukuntu abantu baba bisobanura nabi, ugasanga abanyamadini barabivuga uko biboneye. Bikira Mariya baramunaga hiryo ngiyo mu masaka no mu bigori, ariko ubundi nta nubwo banagongana, ntabwo ugongana n'undi. Ndabashimiye rero abari badukurikiye. Mureke nsoze nje muri zindi gahunda z'umugoroba, mutanatuma mburara. nako karimo ngira ngo ndakabongoreye. Ngiye kureba uko gahunda zimeze ndetse mpange. Abantu b'imusebeya ndabaramukeje, kabamenyesha ko ejo saa 7 tuzaba turi kumwe. Abankurikira kuri live chat uzandamutse umbwira uti turagukurikira. Ubwo rero reka mbasezereho, mukomeze mugire umugoroba mwiza. Nyagasani Yezu abane namwe, abaha umugisha, ubaherekeza mu byo mukora byose kugira ngo bitange umusaruro, mubone ibibatunga n'ibyo mufungurira abandi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mwamikazi wa Kibeho udusabire, Mwamikazi wa Fatima udusabire, bazina bacu batagatifu mudusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo, na hejo saa 2 z'umugoroba zuzuye. Murakoze cyane.